sinzi wabivuze Kanyamwa Dugu wavuze ko Kongo yasanze abanyamurenge muri Kongo umuntu yabyita nka totology ariko igihugu cyitwa Kongo cyaje abanyamurenge bariyo cyaje abanyarwanda duhari muri Nord Kivu no muri Sud icyo kintu kigomba kujya abana bato mwe mukiri bato mugomba kujya musoma mukanandika twakora iki hakorwa iki kuko ibindi sinshaka kubisubiramo mwabivuze n'abandi bazabivuga bishobora kugira Maître Mayisha yavuze ikintu nemeye aba bana b'abasore baraha n'inkumi mumbazi nk'inkotanyi muzishaje zikuze nanjye nayo ndimo igihe cyo kubohora u Rwanda nayo mfite imyaka 41 urumva ko ntabwo ndi wejo ubu minsi mike ndagira imyaka 75 niba narahagaritse ibyo nakoraga kiriya gihe icyo gihe nari mu Bwongereza mvuye i Bukavu muzeye Duga arabizi kuko nabasize Bukavu ngenda niba icyo gihe yego bameze nege n'abandi bene bacu barabayinosa n'abandi bashyize hamwe ibintu byiza babyaje uburyo bihugu bitatu bavuze mu Rwanda rurimo no muri CPI ariko ntabwo bihagije urebe ucukumbure tuzane ibindi byangombwa byose bikenewe kugira ngo bitaza kuba gatumba yonyine aho zanakomeze bige n'ahariya byabereye Kindu byabereye Uvira n'undi n'abasirikare n'ahandi ni henshi n'Kinshasa n'Lubumbashi aho bagiye batwika bakabarya etc. Murakoze cyane. Murakoze MC mwongeye kwirirwa muraho nanjye ku giti cyanjye ndashaka kwihanganisha abarokotse n'abatutsi bose muri rusange mu Kinyarwanda turavuga ngo urwishe yanka ruracyayirimo ndaheraho iyo mvuga ngo urwishe yanka ruracyayirimo ni ugushaka kuzanamo element historique ikintu cy'amateka kijyanye n'ibitubaho uyu munsi ntabwo ari ibintu byatugwiririye gutya ibintu byateguwe kera byatangiye kera reka nshimire abantumiye gutanga iki kiganiro ntabwo ntinda ndabivuga vuba cyane kugira ngo ntaze gutinda ariko impamvu ndiho mbivuga hano nuko iyo nshubije amaso inyuma mu mateka abanyarwanda twaciyemo abatutsi cyane cyane n'ibintu bya kera ni ibintu nita ko hari abantu batugiriye inzika n'ubu bakidufitiye inzika iyo nzika yaje ite yatangiye ryari abantu ntabwo bakunda kubivuga mu mateka nyamara biriho birananditse kuko abantu batabisoma iyo bavuga amateka y'abacakara abacakara muzi icyo bivuga abavuga icyongereza ni slaves cyangwa slavery cyangwa esclave mu gifaransa mu mateka y'abaguraga abacakara abaje mu Rwanda ahari mu Rwanda icyo gihe rukiri rwose bagiye muri ibi bice byose byo muri Afurika y'uyu munsi tuzi bagenda bashimuta abantu bagura abantu bakabatwara ariko mu Rwanda tuzi rwarimo abanyarwanda abatutsi turiho tuvuga uyu munsi kuko iyo tuvuga ngo amoko y'abatutsi n'abahutu n'abatwa
nabyo mujye mwibuka ko ubu ndaza kusimbuka n'amoko twahawe n'Ababiligi. Ubundi twari Abanyarwanda b'u Rwanda rwa Gihanga, twari umwe, ariko abororaga inka tukitwa Abatutsi, abahingaga bakagaburira abandi bakitwa Abahutu, Abatutsi bakorora bagaha amata abana n'ababyeyi n'abarwayi, abandi bakaduha ibikoresho dukoreramo, bakabumba inkono, bakabumba ikibindi cyo gushyiramo ikigagi n'ibindi n'urwagwa. Ibyo ni amateka. Uyu munsi kugenda tukosora amazina, ubwoko, hari ibintu bagiye batwigisha mu Gifaransa bitaba mu Kinyarwanda. Bavuze race bakabyita ubwoko, bavuga ngo ethnie ni ubwoko, ibintu byose ni ubwoko. Iyo mvuze ngo ubwoko bwacu bw'Abanyarwanda ni nabyo byiza, ni nabyo nemera. Noneho Abanyarwanda b'Abanyamurenge bishwe n'ubu bakicwa, iryo jambo tukamenya naho ryaturutse, ariko twitwa Abanyarwanda. Bo bakaba ari n'Abatutsi ku buryo bwihariye. Ibyo Muzehe Dugu yavuga ari byo, icyo ni cyo, kuko no mu mateka yacu birazwi ko ari Abatutsi bagiye n'inka zabo. Ntabwo nakomeza gukosora iby'amateka ngo nzabivemo, ahubwo ndashaka kugaruka kuri ya nzika. Kubona mu Rwanda nta bacakara bashoboye gukurayo, n'abo bakuye hakurya no hakuno, Abanyarwanda bakabafata bakabavura bakabagaburira, bakaba n'igihe babatorokeje bakabasubiza aho babakuye. Hari amateka aranditse nuko abantu batabizi. Iyo ni inzika ya mbere abantu bagize. Abarabu bacuruzaga icyo gihe bakavuga bati babwana mu Karibare, abantu ntabwo bemera ko hari ushobora gufata umuntu wabo. Nsimbuke noneho ngiye ku bukoroni. Abakoroni bajya kuza, mbere yuko baza babanje kohereza abantu b'abatasi. Abatasi sinzi uko tubita mu gihe, les explorateurs, des explorers. Abatasi bagiye bareba uko muri Afurika hameze, bakandika, bagahamagara, niba guhamagara sinzi ukuntu bagira, ariko bakavuga ngo abantu twasanze hariya dore uko bameze. Ibintu twahabonye mu gice cyo hakurya muri Kongo cyangwa ahandi, twahasanze ibintu by'amabuye menshi, urasesa ukabona zahabu, wacaho ukabona. Ibyo byose noneho biza kumvisha Abanyaburayi n'Abazungu tuvuye yuko bagomba kujya kuri etape ya colonisation. Babyumvikanyeho bose. Hari umwami w'Abongereza yakoranaga n'umwami w'Ababiligi, uwo mu Budage, gutyo bose barakoranaga, ku buryo no gukoresha baba navugaga baje muri iki gice, yazaga ari Umwongereza akazunguruka aho hose, ariko yajya gutanga raporo akayiha babandi bose, umwami w'Ububiligi, umwami w'Abongereza, gutyo bose bavuye. Icyabaye ni iki? Icyabaye ni uko aho bagereye mu Rwanda rw'icyo gihe rwa Gihanga, bavuze ngo aba bantu twasanze iyi royaume yabo, kingdom, ifite ukuntu iyoboye bidasanzwe. Ntabwo twemeza ko bari abantu ari abanegro cyangwa abirabura basanzwe, ntabwo tubyemera ko ari bo, ahubwo bafite ubumenyi n'ubushobozi nk'ubwacu, tugomba kwitondera. Bati kandi ibyo tubasabye baranga, bambwira ngo kuraho kiriya kintu, bakakubwira ngo kuki? Nta wundi munyafurika watinyuka kubimubwira. Kubita uriya muntu, hamwe ati ndamukubitira iki? Ibyo bituma batugirira inzika. Icya gatatu kijyanye nacyo,
bashatse uburyo baducamo ibice kugira ngo babone uko batuyobora nk'uko babigize n'ahandi bagiye baca muri iyo myaka. Basanga nta hantu bashobora gukandira. Twavugaga ururimi rumwe, dushyingiranwa, dufite Imana imwe twemera. Nabyo ntibisanzwe. Iyo ni indi nzika. Niho bakuye ijambo arrogance. Iyo arrogance irakomeza ikoreshwa no muri Congo, iyo tuzi uyu munsi nka Congo, kuko Congo yari itarabaho. Kuvuga ngo aba bantu bo n'abanyamurenge mvuga, aba bantu abo muri ruguru muri Kivu, Nord Kivu, bafite arrogance, bafite mu Kinyarwanda dukunda byita arrogance ni iki? Agasuzuguro? Yes. So, iyo nzika yo kumva ngo twebwe ntabwo tumeze nk'abandi, ntabwo badutegeka ngo twemere, ntabwo batubaze ngo tubasubize, ahubwo tubabaze ikindi kibazo. Bati abasa abantu tugomba kugira. So batwishyiramo gutyo, wambutse ukajya hakurya muri Congo y'uyu munsi, kuko sinzi babivuze Kanyamwari Dugu, bavuze ko Congo yasanze abanyamurenge muri Congo. Umuntu yabyita ni nka totoloji. Ariko igihugu cyitwa Congo cyaje abanyamurenge bariyo, cyaje abanyarwanda duhari muri Nord Kivu no muri Sud. Icyo kintu kigomba kujya abana bato, mwe mukiri bato mugomba kujya musoma mukanandika n'ababishoboye kugira ngo bitazagira ikintu cyo kwibuka. Ni ngombwa, ntushobora kwibuka utabanje kubyiga ngo ubimenye. Ntabwo mwabikomejeho neza muri teritwari ya Murenge. Abazungu bamaze kuza, uzi ko hari teritwari zitandukanye kiriya gihe. Ndabigarukaho kuko nabyo ushobora gusanga ari naho nanone dukomeza kugira za nzika itugarukaho n'uyu munsi, ku buryo indirimbo izaba yayo nimwe kuvuga ngo nimubarangize nimubamare. Chefferie Rwanda Foreign zo muri Sud Kivu zari zihari mutarabaho abenshi ahangaha. Hari chefferie ya Gahutu niko bayitaga, chefferie ya Budurege na chefferie ya Kayira. Izo chefferie zari zihari zose zizwi. Icyo gihe izo chefferie ntabwo zari mu gice cya Royaume du Rwanda. Mwumve hari geographiquement mumenye ngo iyo tuvuga abanyamurenge bari mu kihe gice. Ni ahantu hadafite umupaka n'u Rwanda na gato. Ariko izo chefferie zari zihari uko nazivuze, Gahutu, Budurege na Kayira. Abari bahatuye ni bande? Ni abasogokuruza banyu, abanyamurenge nibo bahatuye. Ari n'amateka mugomba kubwira abana bakabikurana bakabimenya, bakamenya nuko byagenze. Icyo gihe izo chefferie zabaye confirmé, baranazemera, bashyiraho inyandiko zirahari. Ndashaka kugira ngo mbabwire nimero yazo, amatariki je veux dire. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 1891 iyo yarabyemeje. Indi decret nanone ni decret yo ku itariki 3 z'ukwa 6 1906. Iya gatatu yaje no kujyana no gushushanya ya mipaka idutera ibibazo uyu munsi. Ni decret yo ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 5 1910. Ariko iyo decret y'itariki 5 z'ukwa 12 1933 yakuyeho izo chefferie zose zivaho, ziba demembre, zicikamo ubusa niko nabyita. None zijya muri les petites chefferies
zimwe mwahoze muvuga kare za tribu za hariya ababembe abafurero n'abarega noneho bigira ku buryo abatutsi b'abanyamurenge bari bahari bajya sura dependance ya babandi aho niho twatangiriye kugira ikibazo kuko bumvaga ngo aba ngaba baje kuba no sujet no valet no bese ni nko kudusuzugura kuko ngo guhera uyu munsi ababirigi badufashije kubashyira munsi y'inkweto zacu hano hafi ntabwo mukiri aho niho byavuye reka twe kwikunda ngo tugume hepfo noneho rero uzamutse ruguru hari za shefuri zindi izo shefuri nazo zari zihari za Rwandaphone les shefuri du Nord Kivu izi nyandiko nshobora kuzibasangiza cyangwa mwarazisomye hari abakoze ubushakashatsi bagenzi bacu b'abaprofeseri n'abashesheri niba mudafite za reference byose nzabibaha nicyo kintu contribution nakora ndibuze guherezaho mu kanya hari shefuri ya Jomba yabaye territoire de Rucuru shefuri ya Bwishya ariyo territoire ya Rucuru nayo na shefuri de Kamuronsi yari muri Masisi na shefuri de Gishari muri territoire ya Masisi kwa na shefuri de Byahi nayivuze yari territoire de Goma hari uko byaje kugenda nyuma kubera wa mujinya bari badufitiye no kutwita arrogant no kuvuga ngo dufite agasuzuguro turaba challenging cyane kuvuga ngo turabavugira baravuga tukasubiza baravuga tukanga byatumye noneho batangira kwirukana n'abashefu bacu babirukana bagera abo muri Nord Kivu bamwe babohereza za ibyo tuziho uyu munsi nka Kisoro n'ahandi ubwo ngeze muri ya makarite bashushanyije abazungu bakagabanya nakavuga ati twebwe nk'ababongereza turashaka gukomeza kureba ibirunga natwe biraryoshye ni byiza ababirigi kubera ko mwafashe Congo amine mwahawe etat independant du Congo bayihaye umwami mushushanye ariko ahantu muhaturekere abambuka mu Ruhengeri cyangwa mu Busanza mugiye muri Uganda uciye Cyanika aho ngaho niho mvuga so ni henshi ntabwo nabizira iyo nzika rero yo kuvuga ngo twakomeje kurwana nabo kumana shefuri bazikuyeho independence ije baravuga ngo abatafite shefuri za kera so qui ne se retrouve pas dans les ntabwo ari abanyekongo nicyo bashakaga bakigezeho ariko Imana idukinga akaboko muzasome ibintu byanditswe na Professeur Ndeshyo rurihoze avuga buri décret yagiye itanga buri itegeko je veux dire la loi yagiye ivuga ibintu bya nationalité y'abanyarwanda muri Kongo ndavuga abanyarwanda naze komeza kuvuga abanyamurenge noneho kugira ngo tuyishyiremo n'abacu muri Nord Kivu ayo mategeko yose yagiye yajyaho ni amategeko officiel yashyizweho na leta zagiye zisimburana gusa ari kimwe nemeranywaho na mugenzi wanjye wavuze kare uvuye kuri Leopold wa kabiri uriya mwami kugeza kuri Tshisekedi ni faci sable hariya ni beton non sable faci sable kumugeza kuri we icyo bahuriyeho kandi bahuriyeho nuko bose nta numwe ufite ikintu gitandukanye n'icyundi imiyoborere yarabananiye kare hari bavuze ngo n'ubutegetsi ntabwo ari ubutegetsi komutera n'uburyo bayobora si uburyo bwo gutegeka buriya bategereje n'igitugu agategeka ariko uburyo uyobora abantu n'abuyoboye bakabyiyumvamo biratandukanye icyo kintu kiracyariho ni nacyo kitugenza
tugaruke noneho ku ubutabera butaboneka. Twakora iki, hakorwa iki? Kuko ibindi sinshaka kubisubiramo, mwabivuze n'abandi bazabivuga bishobora kugira. Maître Mayisha yavuze ikintu nemeye. Aba bana b'abasore bari aha n'inkumi mumbaze nk'inkotanyi muzishaje zikuze, nanjye nayo ndimo. Igihe cyo kubohora u Rwanda nayo mfite imyaka 41. Urumva ko ntabwo ndi uw'ejo. Ubu minsi mike ndagira imyaka 75. Niba narahagaritse ibyo nakoraga kiriya gihe, icyo gihe nari mu Bwongereza mvuye i Bukavu, Mzee Duga arabizi kuko nabasize Bukavu ngenda. Niba icyo gihe ibyo nakoraga PhD yanjye, ntabwo nashoboye kuyirangiza. No, kubera ko hari ibintu twita guhitamo. Iyo uhisemo ugahitamo neza, ugahitamo icyo wumva wemeye, icyo wumva gifitiye akamaro umuryango wawe, abaturage bawe, igihugu cyose, n'isi cyangwa akarere, hitamo ugikore, ariko umenye guhitamo. Niba utazi guhitamo, forget it. Twamenye guhitamo. Ndibuka Perezida Mobutu yaje i Londres avuye muri Amerika. Arabaza ngo ariko ngo kuki iyo muri Burayi ndege buza poto yabivugaga muri ngara, ngo kuki mudakomeza ngo mukore nko muri Zaire. Icyo ashaka kuvuga ni iki? Twagomba gukora animation byalelo icyo gihe ndamubwira ko ni ukuriye abanyeshuri post graduate le post universitaire ko muri Zaire. Ndamubwira ni Excellence citoyen président fondateur, ici nous sommes en Europe, nous ne sommes pas au Zaïre, mais nous restons zaïrois. Ararakara aravuga ngo nubwo muri aha ngaha mugomba gukora nko muri Zaïre. Hagane sizi ko tuzabona umwanya wo kujya gukora animation n'ibindi. Aravuga ngo yo fingaye yo tega ngaye tete baba. So ndi excuse rwose mba petit, ariko abonye ko hari iyo challenge, ça lui a donné un peu de choses. Nyimaza kubwira Ambassadeur Mukamba Jonas, aba basaza baramuzi no mu rupfu rwa Lumumba. Nicyo nababwira nti bose ni bamwe. Abayobozi dufite muri Kongo nta kigenda. Abwira Jonas ngo Monsieur Ambassadeur, ngo appelez-moi ce jeune homme Bengayega. Ndagenda. Ibintu yajyaga gukora yatanga amafaranga, yatanga za envelope, ampereza envelope ngo yayo na famille nayo. Bena ndege zuyango keba, okay? Abivuze icyo nakoze niki, amafaranga nari yafashe ndayamusubiza. Ndagenda. Iyo haza kuba ari muri Zaire baba baramfunze. Abaravuze ati mumujyane mu buroko. Nta hantu bari kumfungira. Kumfungira muri ambassade, ça c'était rien. Ntabwo bari gutinywa kuko nari nihagazeho. Icyo mbabwira umenya guhitamo icyo uhisemo ukagikora, kandi ukagikora uhagaze uvumva igishaka. Ubu ndabwira vous les jeunes, hitamo
umaramaze ubutabera tuzabukora. Nta mundi muntu uzaduha ubutabera ni twebwe tuzabwishakira. Birakomeza kugenda bitinda kubera iki? Kubera ko turi mu gifaransa babyita nous sommes chancelants, uri au bord de quelque chose là, wumva ushobora kuba wagira icyo kagwa hari. Non, on ne chancelle pas comme ça. Vayo uhagarare hamwe uvuga uti ndashaka ubutabera. Tubishake dute rero? Contribution ye nakora ni iyihe? Nuko hari ibizwi hari n'ibitazwi. Ibizwi kuri masaka ya Gatumba, iryo joro hari abapolisi 6 ku 10 bari basanzwe barinda iriya kamp. Ibyo bamwe ntimubizi, agiye kugenda bizi, naje kubimenya. Abandi bari hehe? Icyo ni kimwe. Urabona les avocats mufite enquête mushobora kumwakora, ariko muhere ku bintu tuzi, ibintu bizwi, des éléments de base zihari fondamentaux. Ko hari 6 abandi 4 bari, icyo ni kimwe. Uko hari mu bice bibiri bya camp bya amatenti amahema, kuki ya mahema yarimo bari abandi ntageza ko ahubwo baje kuri baciye, kuki basimbutse hari bakaza mu mahema y'abanyamurenge? Ikindi aho bibereye ko byatwaye hagati y'iminota 50, hagati y'isaha n'isaha n'igice. Uko byamenyekanye abasirikare bakabimenya, kuki batatabaye? Ubwo iyo mivuze gutyo mba nguhaye n'umuntu uzabaza ikibazo. Uzabaza nde? Uzabaza umukuru w'ingabo z'u Burundi. Nubwo ari uyu munsi byarabaye muri 20 ans, agomba kubisubiza nkaho ari we wari mu mwanya. Perezida watwaraga ninde? Ni Ndayizeye. Uriho uyu nguyu ninde? Harya ni Never. You know? So ntabwo yabihakana ngo ntabwo ngweka ngujye siho nari. No, niwe ugomba kubibazwa uyu munsi, kandi akagira abantu babimubaza. Abo bagomba kubimubaza ni bande? Ntabwo ari Maître Mayisha, ntabwo ari Maître Zebedee, no, ntabwo ari bo mvuga. Hari abandi bagomba kubikora, ariko bakabikorana nabo bambere n'imvuze, mukagira team yo kubikora. Aho babimenye bakoze iki? Kuki bahise bahamba abantu bakabazika batakoze l'autopsie légale? Tukuntu byita, ndatinya kuvuga gukoresha za terme non légal, non légaux, mumbabarire. Ukora nka l'autopsie légale y'ibintu no kutica ibimenyetso. Kuki ibyo byakozwe? Twamenya dute intwaro bakoresheje barasa? Ese izo mbunda zarasaga ni zabande? Kushobora kubimenya nabyo. Agathon Rwasa wabyemeye, n'ubu aracyedegembye. Baje kumuha umwanya kugira ngo bamukingire ikibaba nka speaker, bamuha immunité parlementaire. Ariko arabivuze kare, icyaha cya jenoside ntigisaza. We muvimirire tu, hazafatikana amaherezo. Kuki icyo kintu gikomeza kugenda gitwikirwa? Perezida w'igihugu uyu munsi arabivuga biki? Perezida w'inteko arabivuga biki? Abakuru b'ingabo bo babivuga biki? Noneho ngiye ahababaza rero, iyo camp yari irimo
yari sura protection ya HCR l'ONU. Mais l'ONU ni bande? l'ONU ni bo. Leta ninde? Leta ni wowe, nawe nanjye. Ariko l'ONU ntabwo ari wowe nanjye nuri. No. l'ONU ni bango na bango. Bango na bango. Urumva abo nshaka kuvuga? Ndaca amarenga. Bango na bango. Niba abazungu bya bihugu bikomeye. Bimwe bitanu. Ari naho nshaka kurangiriza. Ntanga icya gisubizo nahoze mvuga. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 2004 Secrétaire général wa Nations Unies Kofi Annan yifashishije raporo yasabye wari uhagarariye mission iye i Burundi, wari uhagarariye mission iye muri Congo, n'uwari uhagarariye abashinzwe ibintu bya humanitaire bose. Yabasabye raporo. Iyo raporo irahari. Abayizi ni bangahe nimumbwire. Ndashaka kumenya niba hari umuntu yizi iyo raporo. Uyizi cyangwa yumvise ashyire hejuru. Murebe icyo nshaka kugeraho. Bayibonye? Nta numwe. Hehe. Aha, umwe babiri. Mbonye babiri. Batatu mbonye na gatatu. Ariko urabona iyi mbaga iri hano niyo twavuga 30. Urabona ko tutayizi ntabwo izwi. Iyo raporo ya Conseil de sécurité kanama gashinzwe umutekano ku isi. Niyo mpamvu nahoze mvuga ni bango na bango. Na reference yo nshobora kwibanda yizi no mu mutwe. Pour le Security Council bar 2004 wone umwaka hamukagira katire 821 genda yizi mu mutwe ifite amapaji 27 uyisomye kuva ku murongo wa mbere ukageza ku wa nyuma nta kindi kintu bakora ahubwo uravuga uti twaratinze twagomba gusaba oya twagomba kubaza ibibazo bikaduheraho ntaza kuza gukora amakosa ntavoka nafashe twagomba kubaza ibibazo tubonye ibisubizo tugashaka ubutabera ntibusaza twavuze ko icyaha cya jenoside n'ubutabera bwabo ntabwo bushobora gusaza duheraho ntabwo mfite umwanya uhagije duheraho nzababwira n'ibindi tubishyire hamwe ariko mushake uburyo dosiye muyitangira yego ba Maître Mengene n'abandi bene bacu bari aba Innocent n'abandi bishyize hamwe ni ibintu byiza babyohereje muri bya bihugu bitatu mwavuze n'u Rwanda rurimo no muri CPI ariko ntabwo bihagije murebe mucukumbure tuzane ibindi byangombwa byose bikenewe kugira ngo bitaza kuba gatumba yonyine aho bizanakomeze bijye n'ahariya muri byabereye Kindu byabereye Uvira ejobundi n'abamusirikare n'ahandi ni henshi ni Kinshasa ni Lubumbashi abo bagiye batwika bakabarya etc byose biri documenté byose hari bamwe muri mwe nasabye ko bajya bampa information babonye nongera ku iyo nanjye nabonye iyi information ndashimira abayimpaye simvuga amazina ariko byamfashije kugira ikintu cy'igitabo kijya kugera hafi amapaje nkangaye nka 600 cyangwa 1000 almost byerekana ibintu byagiye biriho bikorerwa abatutsi b'abanyarwanda Rwandaphone muri Congo